hari abantu mwavuze ati inyubako ya City Tower niyo nini cyane, reka nze nyibereke inyubako ya City Tower ntabwo ariyo nini, dore ngiriya yanditseho Infinix kabisa, ntabwo ariyo nini, ahubwo hano bari kubaka inzu ya rurangiza, inzu ndende cyane ifite etaje kabisa igeretse inshuro 28 kabisa, imeze neza fresh cyane. Urabona ni etaje ebyiri zimeze neza, kandi bamwe mwari muzi ko inzu ya Makuza ariyo ngiyo muri kubona, ntabwo ariyo nini kabisa. Hano ngaho buturi ni mu mujyi wa Kigali, hano ka Free Zone nibwo bari kuyubaka. Urabona ko ari inzu ndende cyane, na n'ubu ngubu inzu hasi muri kave harimo wenda twavuga ko harimo wenda nk'amarumu 4 mu buryo bworoshye, ubwo igeretse 4 guhera hasi, ubwo harimo inzu 4, ariko aho abantu babasha kubibona kuvaho aho hantu igeretse inshuro 28. Urabona ko ari inzu nini cyane. Hano ngaha rero mu mujyi wa Kigali urabona ko harimo inzu nziza cyane, urabona ko ari inzu zibereye kabisa u Rwanda rwacu. Iyi nzu rero urabona ko ari ebyiri ziteganye, zigeretse inshuro 28 kabisa, aho abantu bagomeje kumbaza ati uzatwereke inzu nini mu Rwanda. Abantu bose bari bazi ko ari iriya City Tower muri kureba hepfo yanditseho Infinix, ariko baje kububakira inzu ya rurangiza kabisa, urebe kuva hasi kugera hejuru, kandi bitavuze yuko batakiyubaka, biracyubakwa kandi imeze neza cyane. Njyewe mvugishije ukuri, iyi nzu wayifata nkaho ari nk'iya kabiri muri Afurika yose, kuko iyi nzu imeze neza. Ubwo mu Rwanda ni inzu ya mbere tugiye kubona imeze neza, ifite cyangwa igeretse inshuro 28. Rero hagakurikiraho inzu ya Makuza. Inzu ya Makuza niyo nayo igeretse neza, igeretse inshuro 18. Hagakurikiraho City Tower igeretse inshuro 17 kabisa, dore n'iriya yanditseho Infinix. Mu Rwanda ubu izi nizo nzu dufite nziza, zimeze neza kabisa, inzu ziteye amabengeza. Rero wowe urebye video paka irangiye, wibuka kugenda ukoze subscribe, ufungure n'inzogera kabisa, kugira ngo zengomeza nkwereka ahantu hameze neza kabisa.